Mana nk'ubu nsize naho wande undekuye se najya hehe, ko ari wowe ufite ubuhungiro, ko ari wowe ufite ubwihisho. Sigifite ibibazo byinshi ko kuguhungiraho ariho umuntu abonera amahoro, ariho umuntu abonera gutuza, ariho aryama agasinzira, undekuye nahungira hehe. Emerera nubwo nakora byiza, ndiyo ngiye kubikora cyangwa nabigambiriye, hari indi mbaraga ikurura ikangurura mu mva nabonye nisanze mu bidakwiriye, sinkuba uko bikwiye, ariko mfata nkomeze hanyuma undinde, dore Satani ashinyijwe amenyo. None sinarega nabuzwa n'iki kubabara, cyangwa se ngo bibure kunshinga umutima. Sinibuka si bigeze unyereka mbona ibirura bijya mu ntama bigashikuzamo izo bishaka, hanyuma bikagenda bikazitanyagurira hirya, abashumba babireba bakabyihanira inzara bakabyihorera. Haciye kangahe nkabona bya birura biragarutse, bigafata intama bishaka bikazirukankana bikazitanyagurira hirya hariya, abashumba nanone bakabireba bakajyanira inzara bakabyihorera. Ubu se ko ari wowe mutabazi dufite, kandi ko wavuze ko ari wowe mwungeri mwiza, kandi simbihakana pe, kuko wowe ujya ubasha kwitangira n'intama zawe. Uzaza ryari ngo dukize intimba? Hose agahinda tugira amanywa na nijoro ntabwo ukabona. Ubu se ibyo tugerekwaho byose, ibyo tubeshyerwa, ibyo twamburwa, ibyo tubura, bose uburwayi burembeje abantu mu bitaro, kandi ushobora byose, ntabwo ubibona? Mbese uzaza ryari ngo ukize abantu ko baremerewe? Mbese uzaza ryari urengera abantu barushaho kurengana? Ndababaye.